Aramutse neza, reka mbabwire wenda akantu gato aho nari ngeze nsoma ngo Yesu aravuga ati nazanywe muri iyi si no guca amateka ngo abatabona barebe n'ababona bahume. Yesu yaje muri ino si guca amateka ngo abatabona barebe n'ababona bahume. Bamugiriye impaka cyane, nawe hari abazakugira impaka ari benshi, bakakwibazaho, bagashaka kukumenya ariko ntibakumenye. Kora uko ushoboye umenye Yesu, usome igitabo cya Yohana kizakwigisha Yesu uwo ari we, umenye kumenya imbaraga ziri muri we, umenye aho yaturutse, yavuye mu ijuru, yavuye ku Mana ariko yaganiraga n'abavuye ku isi. Uko umuntu yabumbwe mu butaka ahumekerwamo n'umwuka w'Imana. Sawa, ndakwifuriza kumenya izina rya Yesu.